Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Aho tugaruka amakuru atandukanye abavugwa hirya no hino mu isi dutuye. Amakuru rero aba ari menshi kandi abagenda aza umunota ku munota. Rero maze kugira ngo banyuriremo mwebwe muba mudukurikira, muba mutabonye umwanya wo kunyarukira ku binyamakuru bitandukanye, kugira ngo mubashe kuba mwasoma. Umushumba wa Zeraphat Holy Church n'umugore we batawe muri yombi. Bakora bose umugabo n'umugore babajyaniye icyarimwe, bazize iki? Nibyo ngiye kuba nkuramburira. Umushumba w'itorero Zeraphat Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jane batawe muri yombi ukurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo kwangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Bino bintu byitwa amafoto y'urukozasoni ni ibintu bimaze iminsi byaranzwe ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi RIB yakomeje kugenda ibwira abantu ko uzabikora atazihanganirwa, ariko kandi bamwe bakomeza kugenda babirengaho, ariyo mpamvu nyine bakomeza kugenda batabwa muri yombi. Ni amakuru rero yamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Magira BCR, aho yabigarutseho rwose mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Bano rero bakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Akenshi mwagiye mubona abantu benshi ishize kandi bagakomeza gutabwa muri yombi, undi nabo bari bagerageje gukangisha umukunzi w'amafoto y'urukozasoni no mu Kinyagasogi. Iyo nkuru nayo ibagejejeho. Umuvugizi rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Magira BCR wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi ku wa 9 Ukwakira 2024. Magira BCR umuvugizi wa RIB yagize ati nibyo koko abombi basawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeze kuko hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ni kenshi nakomeje kugenda mbabwira ko hari abantu rimwe na rimwe biha amatitire cyangwa se biyitirira inzego, ukazasanga mu by'ukuri umuntu yita umukristo, umuntu yita umupadiri, umuntu yitwa umwaposo, umuntu yitwa umwapasiteri, ariko wazareba imirimo ye n'ibyo akora ugasanga birasa naho bihabanye. Simbivugiye wenda kuko bafunzwe, ariko birabaje nyine kubona nyine umuntu ushobora kuba yabwiriza ubutumwa bwiza, noneho ari we utangiye kugenda asa naho akwirakwiza cyangwa se akangisha abantu amafoto y'urukozasoni. Wakibaza ngo ubundi ayo mafoto y'urukozasoni yayafashe gute? Iki ni ikibazo cya mbere ubanza kwibaza. Murangira rero yavuze ko ati nibyo koko abombi rero batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwisha ikintu cy'undi. Umva kwanza ni uburiganya, ni ubusambo, ni ubujura. Ibi ngibi rero byose iyo abantu wenda babirenzeho ugasanga umuntu akoze icyaha kimeze gutyo, usanga ni ibintu nyine biba bidakwiye. Amakuru rero hari avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengeraga muri Zeraphat Holy Church ariwe watanze ikirego, ariko umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10. Ababizi neza wenda ubwo tugarutse kwa Yongwe, Apostle Yongwe muri buvuna we yari yazuze kwesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya cyangwa se escroquerie. Nibyo wenda tugiye kunyuramo tukamenya ngo amategeko abivuga iki, nabyo turaza kubivuga. Ariko usanga ko niba bati umwizera, ikintu kibabaje ni ukumva nyine ngo umwizera. Urumva nyine ni umwizera. Umuvugizi wa RIB rero yirinze cyangwa se gakeya tugatse inyuma gakeya, mwumva ubwo iperereza ryagaragaje ko umwe mu bantu basengeraga muri Zeraphat. Urumva ko bibye umwizera, bibye umukristo, bibye umuntu bakabwirije. Uribaza se umuntu niba bakamubwirije bakaba baramwibye bizagenda gute? Ni izihe mbuto bamwereye? Ese umuntu azagaruka ku rusengero baramwibye? Ko yamusabye rero avuga ko ari we rero watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire igakira.
ibi ni ubutubuzi. Abantu bazi ibyo gusenga cyangwa bazi ibyo bya Yesu babwira ko nta kiguzi. Gusengera umuntu si ikiguzi, aho kumva nyine umuntu yaguciye amafaranga runaka kugira ngo agusengere. Tubuzi kuko ni ubutubuzi kabisa. Yabwo yamusengera miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire igakira. Yamwizezaga ibitangaza. Umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Yagize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo bakoze ibyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse nuko ayo mafoto yabonetse. Ahangaha nk'umuntu wanariza ushobora kumva ko wenda icyabiteye ni kimwe. Hari igihe wenda umuntu yaba yarabaganyiye akabageraho ababwira ati dore nyamuneka mfite icyaha kimeze gutya nabaswe wenda n'ibingibi bifite n'iki noneho we akababera open agatangira kugenda bohereza byose byanavuyemo ibivamo ibikangisho. Umuntu wese rero ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5. Iki ni igihano giteganywa n'ingingo y'144 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Ibyaha n'ibihano muri rusange. Ikintu wenda kibabaje ni kimwe nuko usanga nyine bano bantu abakabereye imbuto cyangwa se abanga bakababereye ikiraro bakabereye imbuto ari bo nyine usanga nyine nta kintu bitayeho. Mu gihe rero icyaha cyo kwangisha gusebanya cyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko itarenze 3 n'ihazabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Mbako rero ni kenshi RIB ikomeza kugenda itwibutsa, RIB ikomeza kugenda tuburira ko bidakwiye. Nayo byo wenda tugenda tugana ku musozo. Umuvugizi wa RIB muri buri tangazo cyangwa se muri buri nkuru agenda yibutsa ko hari ibibujijwe. Nyamuneka amategeko ahari kugira ngo umuntu uzabusanya nayo azamuhane. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ya RIB rero Dr. Manirabisi yasabye ko abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu gukora ibyaha. Nyamuneka ibyaha byo cyangwa se amategeko aba hari kugira ngo ahane icyaha n'igisa nacyo. N'igihe cyose umuntu agonganye nayo aramuhana. Ati buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu ku buryo bw'umwihariko abavuga butumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigahisha umurimo bakora. Birabaje rero kuba umuntu ashobora kuba wenda ari umukristo, umuntu arasenga akaba yiriwe wakabaye urugero rwiza bikarangira abaye igitambo cyangwa se afunzwe akurikiranyweho kandi ibintu by'uburiganya niko navuga. Birabaje kandi ubona ko bitari ibyo. Ati rero nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Ntabwo ati buriya niba n'umuntu akora umurimo w'ivugabutumwa nibura nabi inyangamugayo, nibura nabi intangarugero, ibyo ngibyo bizamufasha nyine kuba yakwerera imbuto n'abizera be kuruta ko ari buze kuba ari uri buze kuburiganya abo yizera. Bituma ibyo ngibyo n'abandi bacika mu rusengero ugasanga wenda n'umuntu agenda avuga ati rwa rusengero bari abantu barwo nta butumwa batanga ahubwo ni ibisambo. Ariko rero ibyo nababwira ngewe reka dusubire ubutaha.